Alright abakunzi bazamuka TV mwongeye kwirirwa mwiriwe mute mwirwanya amahoro y'Imana turabasuhuje aho muri hose aho muherereye hose haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda Amerika Burayi ndetse na Asia turabasuhuje cyane ariko ntitwakibagirwa gusuhuza abari mu Rwanda burasirazuba amajyepfo amajyaruguru burengerazuba n'umujyi wa Kigali. Reka noneho twitereke kuri aya masaha ya nimugoroba tugaruke muri cya kiganiro cyacu ayiriwe cyangwa se amakuru yiriwe. Twandika tuti ayiriwe ariko tuba dushatse kuvuga ngo amakuru yiriwe. Nta handi rero yiriwe ni ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, Instagram ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko tukareba amakuru ari trend kabisa, ku buryo tuyabasangiza abatabashije kuyakurikira bakaba babasha kumva uko bimeze. Ushobora kuba ufite ikibazo cyo kutabona umwanya wo gusoma kujya ku mbuga nkoranyambaga gusoma inkuru zatambutseho, ukatwumva bikagufasha cyangwa se ukanareba n'amashusho ko turayifashisha amwe namwe. Ikindi wenda hari abifite ikibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika, sometime bashobora kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga ntibabe bashobora gusoma ibyanditsweho. Ubwo rero iyo duhuriye hano hantu nibwo tubafasha kuba bagira babasha gusobanukirwa ibyatambutse kuri izo mbuga nkoranyambaga kuko tubivuga uko biri. Ibintu tuje kuvugaho rero icya mbere nuko turuvuge ku byerekeranye na Perezida wa Repubulika yifatanyije na Masai Ujiri watangije Giant Africa mu gutegura iserukiramuco rihuza urubyiruko mu bikorwa byo guteza imbere impano zarwo muri siporo n'ahandi. Ibyo nabyo turabivugaho gake cyane. Ubu ngubu Perezida wa Repubulika yifatanyije n'uwoji ndetse na Perezida wa Repubulika hari ikintu yavuze cyangwa se hari ibyo yatangaje muri uwo muhango cyangwa se muri icyo gikorwa cyo kuba yifatanije na Ujiri uyu washinze Giant of Africa. Ikindi turi buze kuganiraho ubwo ni mu mikino kabisa. Ikindi turi buganiraho ni umukino wa gishuti wahuje Rayon Sport ndetse na AS Muhanga. Ese byarangiye bite? Rayon Sport abakinnyi babanjemo nabahe, abasimbuye nabahe? Ese muri make ni Rayon Sport igaragaza icyizere ko ikomeye cyangwa ishobora kuba hari ukubeshya? Nabyo turabireba kabisa, turebe uko bimeze, uko umukino warangiye. Ikindi turubabwireho mu byerekeranye n'imyidagaduro, turababwira ku byerekeranye na Juno Kizigenza washimye kabisa kuri YouTube ye, yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze, yagiye agaragaza ahantu bagiye baca agatanga na credit. Muri make akabashimira. Turareba aho yashimiye cyane, aho bamaze kugera, aho yashimiye cyane cyangwa se uko yashimye tubishyire ku munzani, turebe ahantu yaba abafana baramushimishije cyangwa se yaba yarishimiye kuba yarataramiye muri bitaramo bya MTN nuko. Ikindi turi burebeho, turareba n'ubundi ibivugwa mu myidagaduro. Usibye ibyo ngibyo bya Juno Kizigenza, hari n'andi makuru menshi tuje kubarebera cyangwa se turi bubasomere, turi bubabwire yatambutse ku mbuga nkoranyambaga mu byerekeranye n'imyidagaduro, aho umuhanzi Odia Intore yarunguwe. Odia Intore ubwo nawe turasobanukirwa ari we, ariko ni inkuru yatambutse cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi ni byerekeranye na Pastor Mutesi. Ubu ngubu ibyo nawe ntabwo bimeze neza kabisa. Ku mbuga nkoranyambaga barimo baramutarama, byacitse, byakomeye cyane kabisa. Ikindi muri siporo cyo turavugana kuri yo bita Zaria Kuti. Ni inyubako ya Ujiri Masai yuzuye, yubatse
iyi nyubako yavugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, nabyo turabirebaho nubwo twari twibagiwe kubivugaho, tuje kubirebaho turebe ni icyo abantu bavuze kuri iyi nyubako. Ikindi tuje kuvuga ku muntu bita Rurangirwa Louis wagaragaje ko watabaje perezida wa repubulika ku byerekeranye n'amatora yo muri Ferwafa. Nawe turaje turebe ese abantu bakiriye bate irantabaza yiwe, ese abantu bakiriye bate irantabaza ye, nabyo tuje kubirebaho ubundi tubashe gusobanukirwa. Ni byinshi turi buganireho, ariko turakoresha igihe cyacu gitoya kugira ngo dusoze hakiri kare ubundi ibintu bibashe kugenda neza. So reka tugaruke mu kanya rero. Reka dukomeze turebe bakunzi bazamuka TV First of all, umuntu utarakora subscribe, like, share ndetse na comment abikore kabisa kugira ngo tujye tugendana neza cyane. Ababizi barabikoze, iyo dushyizeho ikiganiro ako kanya yita kibageraho mu kanya nk'ako guhumbya. Nawe rero twagusaba tuti gerageza ubikore kuko ni iby'agaciro, mu musanzu wawe tuba tugusaba kandi umusanzu mwiza cyane. So reka turere rero ku byerekeranye na n'igikorwa cyo gutaha no gufungura ku mugaragaro iserukiramuco riri kubera mu Rwanda rya Giants of Africa. Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero akaba nawe yitabiriye iri serukiramunani, yitabiriye iki gikorwa kiri kubera cyangwa se cyabereye muri BK Arena. Yarari kumwe nyine na Masai Ujiri, uyu watangije umuryango Giants of Africa. Muri icyo gikorwa cyangwa se muri uwo muhango, perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimiye Masai Ujiri watangije umuryango Giants of Africa utegura iserukiramuco rihuza urubyiruko mu bikorwa byo guteza imbere impano zarwo muri siporo n'ahandi. Perezida wa Repubulika yagize ati kubera Masai mubona hano yashoye ubushake bwe, umwanya we, amafaranga ye kugira ngo ashyire hamwe ibi mubona. Iri serukiramuco ndagushimira Masai. Iyo ngushimira mba ngira ngo byumvikane binyuze mu muryango wawe uri hano, abagushyigikira kugira ngo ukuze impano tubona hano. Ikindi perezida wa Repubulika, Perezida Paul Kagame yavuze ko Giants of Africa yabaye ikiraro cyo guteza imbere impano no kubaka ibikorwa remezo bya siporo. Yagize ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize ati ndashaka guha ikaze ibihugu 20 bihagarariwe hano. Tubahaye ikaze, tubifurije kumva ko muri iwanyu mu gihe muri hano, kandi ubwo muzaba mwasubiye iwanyu ikindi gihe muhawe ikaze hano. Perezida Kagame yabwiye urubyiruko rwa Afurika ko rugomba kwigirira icyizere rugahora ruharanira kugera ku nzozi zo kuba ibihangange. Nshaka kubakangurira kwizera ko ubuhangange buri muri mwe. Ubundi mujye hanze mushyiremo umwanya mufite, ibikoresho mufite mushyire umwanya mu kibuga, hanze y'ikibuga, hanyuma ibyo bizagaragaza ibihangange biri muri mwe. Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ufite byose birimo n'impano z'urubyiruko n'ibindi byawufasha mu kugera ku iterambere, bityo igikenewe ari uko Afurika yigirira icyizere. Yagize ati Afurika ikeneye kwizera mu buhangange bwayo. Ibyo dukeneye gukora, ibyo bihangange bikora birakura, bigatera imbere, bigahagarara bikizera, kandi Afurika ntabwo yakomeza gusigara inyuma y'ibindi bice by'isi. Kubera iki? Ni ikibazo kidashobora kubona igisubizo.
perezida wa repubulika ni iryo jambo mu ncamake yagejeje ku bitabiriye umuhango wo gufungura iserukiramuco rya Giants of Africa riri kubera mu mujyi wa Kigali muri BK Arena. Gusa Perezida Kagame yabwiye urubyiruko ko Afurika ko rugomba kwigirira icyizere rugahora ruharanira kugera ku nzozi zo kuba ibihangange. Ibyo byose ni motivation word cyangwa se kugira ngo atere imbaraga cyangwa se ashishikarize urubyiruko kuba rwakwitinyuka rukagaragaza impano zarwo, kuko izo mpano arizo zizavamo kubaka Afurika iteye imbere. So ngibyo nibyo twabwira rero byabereye mu muhango wabereye muri BK Arena wo gufungura iserukiramuco rya Giants of Africa ryahuje ibihugu 20 biturutse muri Afurika. Tubibutse ko Giants of Africa yashinzwe na Ujiri Masai. Ujiri Masai ufite ibikorwa byinshi mu Rwanda cyangwa se mu gihugu. Ujiri Masai wenda turebye mu bikorwa bikomeye cyangwa se icyabo bahangaha usibye ibyo iryo serukiramuco ry'imikino riri kubera muri BK Arena. Ubu ngubu uyu mukinnyi w'umunyamerika wo muri NBA yashoye imari noneho mu kubaka icyo bise Zaria Kuti. Zaria Kuti rero ni iki? Zaria Kuti ni ahantu nyine niba nahita ni nko ahantu yafashe ahubaka inyubako irimo ibibuga by'imipira n'ibiki byose kugira ngo abantu ibibuga by'imipira, ibyumba byo kuraramo, amacumbi n'ibiki. Wenda turebye kuri izi nkuru zagiye zandikwa kuri Zaria Kuti ya Ujiri, hari abo banditse bati inshuti y'u Rwanda, by'umwihariko inshuti ya Perezida Paul Kagame. Masai Ujiri ni izina ritari rishya mu matwi ya benshi mu Banyarwanda bitewe n'ibikorwa amaze gukora bigamije guteza imbere ubukungu bw'igihugu n'imikino, by'umwihariko wa basketball. Nyuma yo kugaragaza ubushake bwo kubaka ibikorwa remezo bigamije guteza imbere igihugu, muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yahaye Masai Ujiri ubutaka bungana na hegitari 2.4 buherereye mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Rukiri ya kabiri, umurenge wa Remera, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. N'ubutaka yahawe ku mpamvu zihariye z'inyungu z'igihugu zigamije kwihutisha iterambere. So Ujiri rero nk'umuntu wari ufite ubushake akimara guhabwa ubwo butaka ntiyatindanijemo, ahubwo yahise atangira umushinga wo kubaka icyo bita Zaria Kuti Kigali. Iyi Zaria Kuti Kigali rero bikomoka ku gace ka Zaria muri Nigeria ahakuriye uyu mushoramari Masai Ujiri ufite n'ubwenegihugu bwa Canada, wamenyekanye cyane muri shampiyona ya basket muri Amerika NBA, akaba yaranabaye perezida wa Toronto Raptors. Iki gikorwa remezo Zaria Kuti Kigali cyagenewe ibikorwa bya siporo, umuco n'imyidagaduro yamaze kuzura itwaye miliyoni 25 z'amadolari, asaga miliyari 36 z'amanyarwanda, ndetse haritegurwa kwitaha ku mugaragaro. Ni inyubako igizwe n'ibice bitandukanye birimo hoteli ifite ibyumba 80 za restaurant, aho gufatira amafunguro n'ibinyobwa, hejuru ku gisenge gym, aho gukorera na studio y'ibiganiro. Hari kandi ikibuga kiberamo imikino itandukanye, iserukiramuco, ibitaramo, isoko n'ibindi bikorwa. Irimo kandi iguriro rinini rizafasha abayituriye kubona ibyo bakeneye kimwe n'abashyitsi. Imirimo yo kubaka Zaria Kuti Kigali yatangijwe muri Kanama 2023 na Perezida Paul Kagame. Masai nibwo icyo gihe yayitangije. So mwumvishe rero mu ncamake uko ibyo bintu birimo. Gusa ishobora kwakira n'ibiro by'abantu 1000. Okay,
nguko uko bimeze. Gusa iyi nyubako abantu ntabwo bayakiriye kimwe, kuko uburyo ingana n'ukuntu iteye n'ibiki byose urabona ko ni igikorwa remezo kabisa, ariko abantu benshi bateye komenti kuri iyi nkuru ya Igihe turi gusoma ku Gihe. Twebwe bazaniye kugira ngo mwumve uko abantu bakiriye iyi nyubako. Hari uwagize gutya ati ko atari ideni bahaye leta y'u Rwanda, akaba atari inguzanyo bahaye abaturarwanda, amafaranga yose bavuga bibatwaye iki? Ubwo nabapingaga ko yagiye amafaranga menshi ariko bitagaragara. Undi ati ariko ubu ntimutubeshyera cyangwa ntimuzi miliyoni 25 icyo ari cyo, kereka 25 z'amadolari, kereka nimba mimbere hubakishijwe zahabu. Usibye ko nta kintu mbonyemo kiri special cyakurura umuntu kujyayo rwose. Undi nawe ati ewana uru Rwanda ubanza rurimo mafia kweli, ngo miliyoni 25 z'amadolari. Nizere ko umunyamakuru yibeshye, mbega propaganda mana yanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo ni komenti ziri ku Gihe. Undi ati nyine abanyamahanga bakomeze bahabwe ubutaka bw'igihugu, abanyagihugu koko nibyo nawe yashatse kuvuga. Uyu nawe yanditse ati umunyamakuru kuki atangaje inkuru itarimo ubushishozi, kariya kayabo k'amafaranga niko bavuga kagiye hariya, ikibanza cyacu bagipfushije ubusa, ibi bikorwa remezo ntibihakwiriye. Undi ati miliyoni 25 z'amadolari byashoboka, ariko bishyizwe mu igenagaciro. Donc ushobora kubaka inzu itwaye par exemple nk'ibihumbi 50 by'amadolari, yamara kuzura bitewe n'aho iherereye ukayiha igenagaciro rya miliyoni 100 z'amadolari. Ariko ubundi iyi nyubako yavuzwe ya miliyoni 25 z'amadolari yaba ari menshi, kereka niba ari igenagaciro. Undi ati ntekereza ko abarimo bavuga ibi ari bya bigarasha n'interahamwe zifite ego. Ubu nawe niko yavuze, yewe ubusanga buraha rwose, noneho aho ngo abana bakinira. Ubu nawe nuko yavuze. Mu by'ukuri urabona ko aya mafaranga yavuzwe ko yubatswe n'iyi nyubako, yagiye kuri iyi nyubako, bashobora kuba ari menshi bitajyanye n'uko iyi nyubako imeze. Undi ati nta kintu mpabona kinakwiye miliyoni 15 z'amadolari, ureke 25 z'amadolari. Undi ati arenga miliyoni wibeshya. Uyu munyamakuru aransekeje ngo yuzuye itwaye asaga miliyoni 25 z'amaki, wagira ngo ni ya nzu ya Ndoli yo ku Gisimenti. Uwo mubingwa baramuteye, ntabwo hari ahantu hatwara miliyoni 25 z'amadolari. Ubwo se niki kirimo cyamuhenze ko ubutaka asa nkaho yabuherewe ubuntu? Nakwanzura ko ubwo butaka bwapfuye ubusa kabisa, kuko ibyo bikorwa birimo nta nubwo byarenza miliyari 2 z'amanyarwanda. Ni komenti nyinshi bavuze rero kuri iyi ngiyi Zaria Kuti Kigali, inyubako ya Ujiri Masai yuzuye itwaye miliyoni 25 z'amadolari, ariko abantu ntago bakiriye aya mafaranga kuko bavuze ko bidahwanye. So twirutse cyane noneho reka dusimbukire mu byerekeranye turacyari mu mikino n'ubundi the same. Reka turebe ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport uyu munsi yakinnye umukino wa gishuti ikina n'ikipe ya AS Muhanga. AS Muhanga tubibutse ko yazamutse mu cyiciro cya mbere. Next season cyangwa se muri iyi season igiye gutangira, iratangira guhatana n'amakipe nk'aya n'ubundi za Rayon Sport yatangiye kwigeraho. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport nk'uko babwira nyine yakinnye na AS Muhanga, ni ukuvuga ko Rayon Sport yari yagiye kugerageza abakinnyi bayo, harimo abo yaguze ndetse n'abitaragura, ariko irimo irareba ko bashobora kuba bagira umusaruro
Ikipe ya Rayon Sport rero 11 babanje mu kibuga, 11 babanje mu kibuga, ariko hakinishijwe system ya 3-4-1-2. hajemo Muzamu Kuyate, Sefu Bamyugariro ni Sefu na Bayisenge na Kabange. Noneho hagati harimo Serumogo, Aimable, Tambwe, Prince. Ni ukuvuga ngo imbere ya Bamyugariro harimo Serumogo, Aimable, Tambwe na Prince. Hagati ni umukinnyi umwe bita Sheri Mohamed Sheri, Adama Bayagayogo na Bing Bero nibo batashye izamu. Okay, ni ukuvuga ngo abo ngabo nibo babanje mu kibuga. Gusa umukinnyi bita Mohamed Sheri we yagaragaje rwose ubuhanga bukomeye, kuko umupira ufata nta urekura kabisa, nyine akawutanga cyangwa se akawutegeka uko ashaka. Yanashimishije n'abafana rwose ba Rayon Sport. Abafana ba Rayon Sport bavuye i Muhanga bishimiye kabisa, bari bishimiye uyu munya Tunisia uburyo ategeka umupira kabisa, akawukina uko abishaka. Gusa Muhanga nawe AS Muhanga yigerageza gusatira izamu, ariko ntibyayikundiye. Rayon Sport itsinda igitego, igerageza gutsinda igitego cya mbere cyatsinzwe na Adama kuri penalite. Muzamu Bonera yikuramo, ariko arongera Bagayogo asobyamo igitego kiba kinjije. Gusa icyo gitego cya iyo penalite yaturutse kuri kuba bakuye uwo bita myugariro wa Rayon Sport bita Musore Prince, wari urimo no gutera koroneri neza kabisa, bamukurira mu rubuga rw'amahina, penalite iba irabonetse. Musore Prince. Gusa mbere yuko Musore Prince yagushijwe nuko Bing Bora nawe yaragiye gutsinda igitego, ariko umupira arawuhusha. Stade yose nyine urumva yahise atangaza, abafana bahise batangara. Igice cya mbere cyarangiye nyine Adama Bagayogo atsinze icyo gitego ku munota wa 37. Ubwo Rayon Sport noneho yabaye nk'ishyiramo ikipe ya kabiri. Ikipe ya kabiri rero yari irimo Mugisha Yves, Fabrice imbere ye, hari imbere mu mutima wa defense harimo Fabrice Kabange na Ganijuru. Noneho Papley, Richard Karamako na Cindy Paul bazamo imbere y'aba Bamyugariro. Noneho Rivaldo kina hagati, Chancellor ajyamo na Basani, baba ari bo bataha izamu. Rayon Sport ibebanye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Abdelaziz Rivaldo. Noneho Jesus we nawe yagaragaje ubuhanga bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo igitego cya gatatu noneho gitsindwa na Sanana ku shoti ya teri rya Danger. Igitego cyari cya gatatu, naho icya kane gitsindwa na Rukundo Abdulrahman Papley, yatsinze kuri penalty. Ni penalty yakorewe kuri Cindy Paul ku mupira yarahinduye. Ngayo nguko rero ubwo nuko umukino warangiye rwose. Mu bakinnyi bashimwe n'ubundi basabiwe kuba bagira iki basinyishwa muri Rayon Sport batarasinya n'uwo bita nimero 6 witwa Hakim Karamako. Uyu nguyu nawe kabisa yasabiwe kuba yasinya mu ikipe ya Rayon Sport, kuko yagaragaje ubuhanga bukomeye cyane. Na Tony Titogo wavuye muri Bukavu Dawa nawe rwose yasabiwe gusinyishwa, kuko byagaragaye ko afite umupira ku kirenge. Ndumva muri Rayon Sport ari ibyo ngibyo twababwira, ariko gahunda hari n'ubundi ni umunsi w'igikundiro tariki 15 z'ukwezi kwa 8 kabisa. Rayon Sport ayisakira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania. Nibyo mpora mbabwira ni mu matariki ya 14-15 ikirere cya Kigali kizaba ari ubururu n'umweru ndetse n'umuhondo n'icyatsi. Ubwo ni Rayon Sport isabwa Nyanza ndetse na Young Africans. Nguko uko bimeze.
Ikindi muri siporo twabwira ni ibyerekeranye n'uwo bita Hunde Walter. Hunde Walter kabisa na n'ubu ngo baracyasasa imigeri ariko abicisha mu mayeri make make agira ibyo atangaza. Hunde Walter noneho nyuma y'uko akuyemo kandidatire ye cyangwa se ivanye ku rutonde rw'abagomba guhatanira umwanya muri Ferwafa, ariko nyuma nanone y'uko yari amaze kuba qualified atasohotse ku rutonde nyine adasohotse mu bemerewe kwiyamamariza kuyobora Ferwafa, we yatangaje ko noneho yatangaje ko mbere muri icyo gihe cyo mbese ari gushaka ibyangombwa byo kugira ngo adepose, yasabwe n'abantu. Hari abantu bamusabye ko agomba kuba mbere y'uko ibyangombwa bibona byo kudepoza agomba gusaba uburenganzira umuntu bari bahanganye. Umuntu bari bahanganye nta wundi ni Fabrice Shema, AS de Kigali cyangwa se perezida wa AS de Kigali. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye, ibi ni bimwe mu kiganiro yagiranye n'Isibo, yagaragaje zimwe mu mpamvu zatumye we nabo bari bafatanyije bakuramo kandidatire yabo mu matora. Hunde yabanje kuvuga impamvu yari yahisemo kuyobora Ferwafa, aho yerekanye ko kwari kugira ngo yongere gutanga uruhare rwe mu kuzamura umupira w'amaguru mu Rwanda. Yakomeje avuga ko igikorwa cyo gushaka ibyangombwa cyagenze neza, gusa hatabuzemo imbogamizi zigaragaza ko gukomeza kwiyamamaza bizagorana. Yarahuye yagize ati twatanze kandidatire mu nzira zishoboka kandi zarakoreshejwe. Iyo urimo uyitanga hari ibyangombwa uba usaba. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mwaka aribwo natunguwe kuko twabonye amabaruwa menshi y'abanyamuryango bemeza ko batuzi. Njye ubwanjye nari nkeneye amabaruwa 3 ariko mbona agera kuri 12. Twagombaga gushaka ibindi byangombwa nk'iby'amashuri, impamyabumenyi n'ibindi bijyana ku cyangombwa cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, niho twabonye ko inzira itarimo ihira umugenzi. Ngaho nguko nuko yavuze. Bose baguwe no kubona iki cyemezo, dore ko hari abakibonye mu masaha akuze kandi ari no ku munsi wa nyuma wo gutanga ibyo byangombwa byose. Ibi ariko ntago byaciye intege cyane, ahubwo icyasubije inyuma iri tsinda ni uko hari 3 mu 8 bari barimenyesheje ko bakuyemo kandidatire zabo nk'uko byemejwe na Hunde. Ubwo urumva ko bya bindi twagiye tubabwira kabisa nibyo n'ubundi Hunde yagarutse. Ariko ikigaragara cyo nuko abantu bagize uburangare nk'uko bivuze, bashatse ibyangombwa by'uko batafunzwe, babishaka bakerewe, banabibona bakerewe kuri deadline. Bamwe barabibona abandi ntibabibona. Nayo mpamvu bamwe basohotse 3 batari bujuje ibyangombwa, basohotse nyine batujuje ibyangombwa, abandi 3 bo bari bikuye mu rutonde. Ngayo nguko rero cyasasa imijyi, ariko byarangiye kabisa, byarangiye. Dusimbukiye ku muntu bita Rurangirwa Ruwi rero uyu nguyu kabisa, nawe muribuka ko yatanze ikimeze nk'ikirego kuri perezida wa Repubulika, cyangwa se atabaza kuri perezida wa Repubulika. Ariko mu by'ukuri abantu benshi kuri Twitter, nk'uko twaguye ko tuzajya tubazana ibintu kuri Twitter, bamugaye cyangwa se bagaragaje ko ibyo avuga byose ari ukwigiza nkana, kuko ayo manyanga avuga nawe yabayemo kandi ameze nk'uwo wari yarahedinze ayo manyanga. Twirutse rero ku rubuga rwa Twitter, hari ubita Mukunda abantu yagize ati uri kwiriza mu biki se we tuzasubiremo ibyo bakoraga amakipe agiye kumanuka. Ubundi bita Blessed ati ndakeka ntawe bitunguye, inkuru izaba igihe ibintu bizaba biri ku murongo, gusa hari amahirwe yari afite ubu nuko yavuze bita Blessed. Undi ati bita Nsenzimana Ebenezer yagize ati ibyo bakora nkana nabo bizajya bibagaruka. Ubu se nawe ararira, nawe niyumve iyo
bahoteye amakipe uburyo biryana bizatuma buri umwe yuzuza inshingano. Undi nawe bita Niyonzima Placide yagize ati agiye yabivuga se ko mbona yarasanzwe muri komite icyuye igihe yakoze iki ngo bihinduke, ko perezida atamuhamagaye mbere ngo amwereke amakosa birirwagamo, ahubwo arimo kwibuka injaburo yarwaga akavugishwa. Nibyo yavuze nguwo. Undi nawe ati wo bita Kagabo Gilbert ati aratabaza iki se, nareke n'abandi baze baryeho, ntazi ibyo bakoraga se, iryo ni ishyari ubwo nyine, niba atarakuyemo aye yarasibye, mwishe umupira wacu mukina amarangamutima y'abanyarwanda. Undi nawe bita My Friend yagize ati nibabime ntacyo mwamariye umupira w'u Rwanda, ahubwo banyuzemo akanyafu. Uyu we yitwa Robert Ngoga Gilbert ati igihe bahawe cyo kuyobora Ferwafa ibintu byarazambye, umupira usubira inyuma, nibareke hajyeho abandi nabo bagerageze, wasanga bakosoye amakosa abambere bakoze, abafana bakagaruka ku kibuga bumva ko baje kureba umupira muzima. Undi nawe ati Pasono hama hamwe. Uwo bita Ganza Honore ati ko ingoma ivuyeho yari yabo komisiyo yarayoboye byagenze ite, ese yakoze neza nk'uko twari tubimwitezeho? Nashyira agapira hasi kuko nawe ntacyo yatweretse. Urugero ibyabereye Bugesera aho umuntu avuna umuheha akongezwa undi. Yavuze undi nawe ati ubita Tofi Ndayizeye ati ariko aho bigeze ndambiwe izi hashtag z'umukuru w'igihugu, uracyamura His Excellency warwara munda watsinda ikintu cyose His Excellency, ubundi sha muba mwumva umukuru w'igihugu ari mwene nuko muhora mu hashtag ndambiwe ubugoryi. Uyu nawe M7 David ati Mushobozi yari afite yakoze iki ku byabereye Nyamata, nawe nanyagirwe kuko isi ntisakaye, buri wese azagira igigega cye cyo kunyagirwa, igihe cye cyo kunyagirwa. Undi nawe iravuga bikaba, uyu nguyu vubaha bazamurega kwangisha urwego. Undi nawe ati hatangwe primatizine yakoze iki, nakomeze nk'icecekere cyangwa nkanabivamo. Nuko Zingaro y'Urunyanya yagize ati ubuzima ni gatebe gatoki, ko ibyo bakoreye Murera mu Bugesera bimwikaragiyeho, none aravuga induru ni yatukanye, ariko ibisi byiza. Nawe ese boy yagize ati Imana ishimwe ko ari we ubivuze wayibagamo, avuze ukuri ijana ku ijana. Ferwafa yarakabirijwe, niba hari urwego rukora nabi ni Ferwafa, bigira ingaruka ku bantu. Twese ntitwiyumvamo ikipe y'igihugu kubera ibintu ubona biba muri Ferwafa byabaringa gusa, sinzi uzadukiza agahinda. Nawe ati witavisi Furnitures yagize ati ahubwo iki bagifunge uburiganya wamazemo igihe, nabo ntibabishyire bumwe. Undi turi nayo Jean d'Amour yagize ati Imana ishimwe ubwo ari we byabayeho, kandi nawe yararenganyije abandi. Bita Mpitabazenga wabigirigomwa ati uburiganya aterekanye mu mashoka i Rubavu, i Bugesera, ivuye muri force majeure, ni buriganya ki? Naho shi turabizi. Undi nawe ati Rusibana ubundi se igihe yabonye yakimarije iki? Ibisambo gusa, icyo gusambo se cyo uyu bita Denise, icyo gisambo se cyo cyariganyije bake ku ngoma yacyo.
Niyongira Jean Damascene ati kuki abivuze ari uko banze kumusubizaho mu gihe yari afite ijambo ko ntacyo yakoze ahubwo aya ni amatiku. Niyo yita Francois ati uyu nawe byaramuyobeye ni urukundo rwawo cyangwa ni ibindi. Mwene inshuti Bwana Aimable ati ndamukomeje. Hari uwo bita Emmanuel Dushimimana ubu se yibagiwe ibyo bakoreye rero ku ngoma yabo i Bugesera ndi nkawe sinanavuga. Undi nawe ati ibaze kubona uwo bita Dr Doyle ibaze kubona amahirwe yo kuba wakosora amakosa ntukayakosore, mureke twuzuze inshingano baba baduhaye neza kuko nitwe bigaruka. Umushakashatsi ati usubire inyuma mu matora yabaye, uyu Rurangirwa iteka ahora ategaza ubwega mu matora. Celestin Bikorimana kuki mutabariza amatora ariko ukaba tutarigera tubona mutabariza ukandi ukudindira kw'imishinga ubundi buriganya, ahubwo byose bya siporo byitabweho. Ni komenti nyinshi cyane abakunzi ba Zamuka TV, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko uyu Rurangirwa abantu bari bamubonye inkwaho bamubwiye rwose. Ndizera ko ari bubashe kumva neza ko ibyo yakoze nawe hari igihe byamugaruka. Dore nk'ubu Inkotanyi cyane yagize ati iyo ni impamvu nyamukuru Amavubi atigera agera ku kintu. Those guys baba bishakira akantu mu hano, buri wese aba areba inyungu ze. Nkaba ubajije icyakorwa n'iki, ni byinshi cyane rwose Rurangirwa bamubwiye. Bakunzi ba Zamuka TV rero ndabona iminota yatujyanye kabisa, yatujyanye ubwo ngubwo. Ibindi nari nabwiye ni muri showbiz byerekeranye na Juno Kizigenza wagaragaje ko ahantu bagiye hose gukorera ibitaramo muri za ngoma nahe hose yaba yaragiye ashimira abo bantu muri ibyo bihugu cyangwa se abantu bagiye bakorera nka za ngoma n'ahandi hatandukanye. Ibyo byose yagiye abashimira nka ngoma gusa. Uyu Juno Kizigenza mu gitaramo cya Iwacu Muzika Festival by'umwihariko mu karere ka Ngoma yavuze ko Ngoma you are always have VIP access to my heart forever special forever love. Mu by'ukuri urumva ko kugushimira akarere ka Ngoma mu buryo kitwaye mu kumwakira muri Iwacu Muzika Festival bigaragaza ko bitandukanye n'iby'ahandi. Nk'urugero nka Musanze yagize gutya, i Nyagatare ho yashyizeho Nyagatare ashyiraho n'agatima, yashyizeho agatima konyine n'inyenyeri. Noneho ageze aho bita i Musanze ho yaravuze ati ayo Musanze you all snapped appreciate it all for. Mu by'ukuri urumva ko ni uko nguko yanditse, ariko mu by'ukuri ahantu yanditse ameze nk'ushimira cyane na mu karere ka Ngoma uburyo bamufashije. Ndumva rero twasoreza ahangaha kabisa. Gahunda ni yayindi, ni amasaha nk'aya ngaya tubagezaho ibyiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ayiriwe cyangwa se amakuru yiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro cyacu twakise ayiwe. Ciao rero turabasezeye, mukomeze mugubwe neza.